ndi imbere ya Yezu KRISTU kano ndi mu kiliziya imbere ya tabernakulo aho turi buze gukorera umwitozo wo gushengerera kugira ngo abe ari we ubabwira, abe ari we ubasobanurira. Umuvandimwe yansabye ko twasangira ku gushengerera Yezu KRISTU ukiza, adorer Jésus qui guérit. Kuko ubungubu aho turi, ibyo turimo ubusigo ko ntabwo turimo kuramya gushengerera. Rero ndimo gutekereza ikintu nabaganirizaho navuze, ariko subundira ijambo gushengerera, kuramya, adorer, cyangwa mu ndimi mwaba muvuga zinyuranye mwebwe aho muri hose, biraganisha hehe kugira ngo tubone kwinjira mu gushengerera Yezu. Rero narebye, kandi iyo urebye usanga mu ndimi izo tuvuga, iyo urebye muri ziriya ndimi za kera ari nazo ubukristu bugenda bukomoraho amagambo y'ubu ngubu nk'igihebureyi, ikigereki, ayo magambo yose y'ikilatini biganisha ku gikorwa cyo kugaragariza umuntu icyubahiro. Ibyo ngibyo rero bikagaragazwa no kurambarara k'ubutaka igihe umubonye imbere ye, cyangwa kunama cyane, cyangwa gupfukama, cyangwa gukoza umutwe ku butaka kubera icyo cyubahiro n'igitinyiro umufitiye. Mwiyobokamana rero ibyo nta wundi twabikorera, uwo dufitiye icyubahiro, uwo dufitiye igitinyiro, uwo dufitiye urukundo, uwo tugera imbere tukumva nta nubwo twapfundura udushumi tw'inkweto ze, nta nubwo nka Musa avuga ati ahantu hatagatifu ni ukuvanamo inkweto. Uwo ninde? Ni Imana uhoraho, ni Imana uhoraho. Reka rero noneho tuvuge ku bitureba twebwe abakristu, kubera ko wavuga ibyo byose byo kuramya yajya muri ibyo byinshi, abaramyaga ibi n'ibi. Twebwe muri aka kanya gatoya reka tuze tuvuge kuri twebwe abakristu, cyane cyane twebwe abagatulika duhuriye hano dushaka kurangamira Yezu KRISTU uri mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Iyo urebye icyo gitinyiro ukareba mu gitabo cy'ibyahishuwe mu mutwe wa 7 mirongo 11 n'uwa 12, bati nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima bine, bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha n'iby'Imana yacu uko ibihe bizahora bisimbura n'iteka, amen. Aho ngaho icyo cyubahiro, icyo gitinyiro dusanga muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe. Ariko nanone ahandi Pawulo mutagatifu yandikira abanyakorini mu ibaruwa ye ya mbere umutwe wa 14 mirongo 24 na 25, agira ati ibiramama hagize usanga mwese muhanura, yaba uwo tudasangiye ukwemera cyangwa udasobanukiwe mu byacu, azumva bose bamuhurijeho ijambo rimutera kwisuzuma no kwicuza, nuko ibyari byihishe mu mutima we bigaragara, maze agwe yubitse uruhanga aramya Imana, yemeza ko Imana muri kumwe koko. Agwe yubamye. Icyo kintu rero nicyo nashaka. Ibyo nama geste ni ibintu biganisha kuri adorer, kuri uko kuramya, kuri uko gushengerera. Geste ni ikintu gikomeye mu kuramya, mu gushengerera, kurambarara, gupfukama, kubika umutwe, kugaragaza yuko uri imbere
y'ukuruta y'ukubeshejeho. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kubona, nibyo tugiye kugenda tureba. Impamvu yabyo ni impamvu yo gushengerera ni iyihe? Impamvu kwadore, impamvu yo gushengerera ni iyihe? Kristu Yezu akuzwe. Uramya, impamvu ya mbere nabona ni uguca bugufi. Duce bugufi. Uramya agera imbere y'umurenze ya Nyagasani agaca bugufi. Twigereranye, dufate nk'umuntu wari uri ku rugamba, bari ku rugamba bagatsindwa, igice kimwe kigatsindwa. Ni ukuvuga ko uwatsinzwe ku rugamba agomba guca bugufi imbere y'uwamutsinze, nuko agatakamba, agasaba imbabazi, akayoboka. Niyo turebye muri Zaburi ya 72 umurongo wa 9, azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, abane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Abamutambamiye bapfukama imbere ye, maze abanzi be bazarigate umugungu. Guca bugufi, watsinzwe, waganzwe, byemere, uyoboke. Nanone abaramyaga ibigirwamana muri icyo gihe cy'isezerano rya kera, cyangwa se abaramya ibigirwamana, iyo bamaze kuvumbura ukuri baramya Uhoraho, Uwiteka. Yewe no muri Zaburi 97 bakavuga bati n'ibyo bigirwamana bice bugufi. Niho batubwira bati abayoboka ibigirwamana bose nibakorwe n'isoni, abiratana bose ibyo bipfa busa. Namwe bigirwamana mwese nimupfukame imbere ye, kubera ko twabonye ukuri, twabonye ushobora byose, usumba byose. Nimuce bugufi, nimuyoboke. Hakazamo rero noneho aho ngo mu guca bugufi ukwemera kwigarurirwa n'Imana Uhoraho. Nibyo twasoma nko mu muhanuzi Sofoniya umutwe wa 2 umurongo wa 11. Uhoraho azabatera gukangarana bikabije, atsembe n'ibigirwamana byose by'isi, maze amahanga yose ya kure azamupfukamire, buri hanga mu gihugu cyaryo. Wemeye kwigarurirwa, amahanga yose yemereye yigarurirwa n'Uhoraho, yemere yuko ari we watsinze bose. Ikiremwa cyose cyemere ko Uhoraho ari we wenyine ugenga, uyobora. Iyo tuvuga tuti ni wowe mugenga wanjye Yezu, iyo ubiririmba ni wowe mugenga wanjye Yezu, ese wemeye ko watsinzwe, wemeye ko waganzwe, wemeye ko ari we uba ugiye kugenga iyo teritwari yitwa ubuzima bwawe. Indi mpamvu rero uretse yo guca bugufi, ituro ry'ibisingizo imbere y'Uhoraho. Ushengerera, uramya, akabaje gutura ibisingizo Imana Ihoraho. Uramya nuwo wiyumvamo akanyamuneza, akaba yiyumvamo gusingiza no gutura ituro ry'ishimwe. Reka turebe muri Zaburi 68 umurongo wa 36. Mana, aho uri mu ngoro yawe uhorana icyusa. Imana ya Isirayeli niyo iha abantu bayo imbaraga n'ubushobozi. Imana nisingizwe. Naho muri Zaburi ya 95 umutwe wa 6 bakagira bati nimwinjire, duhine umugongo, twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko wari we Mana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Zaburi 99 umurongo wa 9, nimurate Uhoraho Mana yacu, maze mupfukame imbere y'umusozi mutagatifu, kuko Uhoraho Imana yacu ari nyir'ubutagatifu. Akwiye ibisingizo, akwiye ishimo, akwiye icyubahiro, akwiye gupfukamirwa.
kuvuga ko kuramya gushengerera indi mpamvu niyo kwemera tugasingiza ubudusumbye tukamuha ituro ry'ishimo kubera ko twasanze yuko byose tubimukomoraho turamushimiye. Aho ngaho rero ni indi mpamvu yo gushengerera, ni indi mpamvu yo kuramya. Noneho indi mpamvu dukomeje twihuta ni ugutwarwa no gutangarira ubuhangange bw'Uhoraho. Gutwarwa ukarangarira ubuhangange bw'Uhoraho, ukamuhanga amaso. Iyo ugeze imbere y'ikintu gitangaje, bya bindi ngo yabuze amagambo, bya bindi ngo byamurenze, bya bindi ngo yewe ntacyo navuga. Aho ngaho iyo n'indi mpamvu. Niyo mpamvu rero tureba nko mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho batubwira batabaserafimu bari bahagaze hejuru ye, bafite umwe amababa 6, abiri yo gukingira uruhanga, yandi abiri yo gutwikira ibirenge, n'abiri yo kuguruka. Nuko bakikiranya amajwi bavuga bati nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu n'Uhoraho umugaba w'ingabo, isi yose yuzuye ikuzo rye. Imbere ye nyir'ubutagatifu, nyir'ubuhangange, nyiri byose, ushobora byose. Aho ngaho ni ukuvuga ko ntabwo wabona n'amagambo ubivugamo kuko ararenze. Na Pawulo mutagatifu yandikira Timote mu ibaruwa ya mbere umutwe wa 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16, atukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'umwami wacu Yezu KRISTU. Koko rero igihe cyagenwe nikigera, azagaragazwa n'Imana nyir'ihirwe na mugenga byose, umwe rukumbi, umwami w'abami n'umutegetsi w'abategetsi. Yo yonyine yihariye ukudapfa, igahora ituye mu rumuri rudahangarwa. Ntihagire umuntu n'umwe waba yarayibonye cyangwa ngo ashobore kuzayibona bibaho. Niharirwe icyubahiro n'ububasha ubuziraherezo. Imana ni nyir'ububasha, Imana ni nyir'icyubahiro, Imana icyo twavuga. Naho ngaho rero aho umuntu avuga ati wabuzwa n'icyo uri imbere yayo, gutwarwa n'ubwo buhangange no gutera hejuru, ukabura n'amagambo ukayabura. No mu byahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11, babakambwe 24 bari bapfukamye imbere y'uwicaye ku ntebe y'ubwami, basenga uriho uko ibihe bizahora bisimburana iteka, bakanaga amakamba yabo imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati Nyagasani Imana, ukwiriye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze bibaho. Ubu ni ubuhangange bw'Imana. Iyo ugeze ku butaka butagatifu, iyo winjiye mu ngoro ntagatifu, iyo winjiye uje mu misa cyangwa uje mu isengesho, cyangwa utangiye uri wawe wateguye isengesho, urambuye bibiri utangiye gusenga, bitangwa iryo jambo ni iryande. Aho hantu ugiye kujya, uwo musozi mutagatifu wateguye, aho hantu ugiye kwinjira, ninde mushaka kuvugana? Ntabwo ugiye kuganira n'umwana, ntabwo ugiye kuganira n'umukozi wo mu rugo, ntabwo ugiye kuganira na shefu wawe mu kazi, ntabwo ugiye kuganira na padiri na musenyeri, ntabwo ugiye kuganira n'Imana. Ibyo ni ibintu tugomba, ntabwo ari gusa imbere y'iyi sakramento, ntabwo ari imbere gusa, ntabwo ari mu kiliziya gusa. Igihe witeguye gusenga, ni igihe Imana yaguhamagaye ngo uze ku musozi mutagatifu nka Musa, umenye yuko utagiye mu ruganiriro kwakira abashyitsi, umenye yuko uri imbere y'usumba byose, ugiye kuramya. Icyo ni ikintu rero bizamo aho ngaho, kurangamira no gutwarwa n'ubuhangange bw'Imana. Ikindi hazamo indi mpamvu ituma tuvuga dore kuramya, gushengerera, n'ugutakamba no kwishyira noneho mu biganza by'Uhoraho. Niba wabonye ko ari igihangange, wabonye ko ashobora byose, wabonye ibyo byose, wowe uri iki? Wowe uri iki?
niyo mpamvu rero ugomba kwishyira mu biganza bye, kwijugunya mu biganza bye, none unatakambe kuko wabonye ko ashoboye, unatakambe. Iyo rero turebye muri Bibiliya hadufasha mu gitabo cya kabiri cy'amateka umutwe wa 20:17 kugeza ku murongo wa 18, Uhoraho ahamagaye Yozafati bagiye kujya ku rugamba, yabijeje yuko bari kumwe bazatsinda. Mwitinya kandi mwikuka umutima, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu, ejo muzahabasange, Uhoraho azaba ari kumwe namwe. Nuko Yozafati arunama akoza uruhanga ku butaka, Abayuda bose n'abaturage b'i Yerusalemu bikubita imbere y'Uhoraho baramuramya. Bari bamaze kuruhuka, bamaze kumva yuko byose biri mu biganza bye, yuko intsinzi yayitanze. Ikindi gisigaye ni iki? Reka tumuramye, reka turamye uzaturwanirira, uturwanirira, Kristu Yezu akuzwe. Ukuramya nyako rero no gushengerera nyako, kubera ko ibingibi tuvuga nabivuze ubu turi mu rwego rw'abemera, rw'abakristo. Ariko ibyo ngibyo mu kuramya, mu gushengera, dushobora gushengera ibigirwamana, dushobora gushengerera abantu, dushobora gushengerera ibindi, dushobora ugushengerera nyako, ugushengerera mu kuri. Reka twikomereze mu ijambo ry'Imana, dukomeze mu ijambo ry'Imana. Uramya, ushengerera, ashengerera Imana y'ukuri. Nk'uko Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 10, Yezu yatsinze shitani yarije kumugerageza yibwira ati igirayo sekibi, kuko handitswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe aba ari we uzakorera wenyine, igirayo sekibi. Tugakomeza mu Byahishuwe umutwe wa 19 umurongo wa 10, cyangwa se umutwe wa 22 umurongo wa 8, nuko mfukama imbere ye ngo musenge, ariko arambwira ati sigaho ntubikore, ndi umugaragu kimwe nawe, kimwe kandi n'abavandimwe bawe bakomeza ubuhamya bwa Yezu. Imana niyo ugomba gupfukamira. Uwo ni Yohana wari umaze kubona bya bitangaza, noneho ati se abakambwe ati nyabuna data bujambwira, ati ashaka gupfukama agira ngo ati oya tuza. Ukuramya nyako, gushengera nyako nanone kugomba kugaragarira mu kumva ko turi abakene, kugira umutima wicujije imbere y'ubutagatifu bw'Uhoraho. Imana ni nyir'ubutagatifu, twebwe turi abantu b'abanyabyaha. Niyo mpamvu twatangiye dusaba imbabazi. Ugiye witeguye, wategura umusozi ugiye guhuraho n'Uhoraho, mwabigize neza kandi mubigira neza, banza urebe uvuga uti ntabwo nari mbikwiye kuza kuri uyu musozi. Niko kwifuka mu maso kwa Musa, kwa Eliya, niko gukuramo inkweto, nukureho umutima wawe. Niyo mpamvu rero ya Zaburi ya 51 ikunda kudufasha kandi ifasha cyane. Reka turebe mu mirongo 12 kugeza ku 14. Mana yanjye, ndema mu mutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngune kure yawe, cyangwa nkure mu mwuka wawe uzira inenge, ahubwo makwishimira ko nakijijwe kandi unkomezemo umutima wuje neza. Nyakira ukondi, ntunyirukane kure yawe, nyakira ndaje, ahubwo mvugururamo umutima mushya, mu mutima wuje neza dusabane. Aho ngaho ni inzira nyayo yo gushengerera. Cyangwa mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 17 24-25, Imana yaremye isi n'ibirimo byose, yo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'abantu n'ibiganza by'abantu, ntikorerwa n'ibiganza by'abantu nk'aho hari icyo ikennye, ahubwo niha bose ubugingo, ikabaha umwuka n'ibindi bakeneye byose. Twemere ko Imana ikize kuri byose, twemere ubukene bwacu, uje kuyikubita imbere
uze nk'umukene nyakujya tuyikubita imbere. Uko gushengerera nabyo iyo ikerekana uko gushengerera k'ukuri, ko tuje turi abakene, ko tuje dufite umutima wajanjaguwe, ko tuje twegereye n'ubutagatifu, twegereye nyiri byose kugira ngo aduhundagazeho ibyiza bye. Dukomeje rero, adorer Jésus qui guérit. Yezu Kristu niwe shusho nyakuri ry'Imana Data, akwiye gushengererwa. Ese Imana tuvuga turayibona nk'uko musaba hagati nabonye Imana sinyibayeho, cyangwa se abahanuzi nabonye Imana. Ese koko twabonye Imana twahura nayo? Yezu Kristu niwe shusho ry'Imana. Rero ibyo byose tubisanga mu byanditswe bitagatifu, mu Ivanjiri ya Mariko umutwe wayo rwose wa mbere 23, aho ubwo nyine mu isengero n'amashitani yaramumenyaga, byo turabireba. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru itura, dushaka wiki Yezu w'i Nazareti, ko waje kuturimbura? Nzuriwe uri intungane y'Imana. Yezu ahise ayibwira ati ceceka kandi uve muri uwo muntu. Ariko nayo yarazi ko Yezu Kristu uwo ari we, Imana, intungane y'Imana. Muri Evanjiri ya Mariko nanone umutwe wa 5 umurongo wa 6, nuko abona Yezu akiri kure, aza yiruka amupfukama imbere, maze atera hejuru cyane aturanshaka wiki? Nundi wahanzweho. Yezu umwana w'Imana isumba byose, nkurahije Imana winyica rubozo. Agahita amumenya. Yezu mwana w'Imana uranshaka winyica rubozo, mbabarira ntegeka nje hariya. Matayo, muri Matayo 28 umutwe wa umurongo wa 9, nibwo Yezu ahuye nabo ati nimugira amahoro. Baramwegera bahobera ibirenge bye, nuko bamupfukama imbere. Bari abagore bari bazi ko bari imbere y'Imana, barapfukama bamusoma ibirenge, barapfukama baramuramya. Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 28 29. Hamwe kwa Tomasi aravuga ati Nyagasani Mana yanjye, Nyagasani Mana yanjye. Yezu ni ishusho rigaragara ry'Imana, cyangwa se wa mutwe mwiza umwe mu Banyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11. Murawibuka iyo Paulo mutagatifu atangiye ati nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire yagaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira agezaho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza mu izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristu ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, indimi zose zamamaze ko ari we Nyagasani, ibyo bihesha Imana ikuzo. Nguwo Yezu rero turama akagukiza. Ukomeje Pawulo mutagatifu yandikira Timote mu ibaruwa ya mbere umutwe wa 3 umurongo wa 16, rwose nta watinya kubivuga, iyobera ry'ubusabanira Imana rirakomeye. Kristu yigaragarije muri kamere muntu, abintungane ku bwaro, arangamirwa n'abamarayika, yamamazwa mu banyamahanga, yemerwa ku isi hose, ajyanwa mu ikuzo. Yezu Kristu ni ishusho ry'Imana muri twe. Wagera mu Byahishuwe umutwe wa 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13, bati bari ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana, bakavuga mu ijwi riranguruye bati
umwana w'intama watambwe akwiriye guharirwa ububasha, ubutunzi n'ubuhanga, imbaraga n'icyubahiro, ikuzo n'ibisingizo, maze ikitwa ikiremwa cyose, ari mu ijuru ari ku isi, ari ikuzimu ari no mu nyanja, mbese ibyaremwe byose bihari byumva bivuga biti ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha nibyo wicaye ku ntebe y'ubwami na ntama, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Yezu KRISTU ibiremwa byose hose ku isi mu ndimi bimuramya. Muri ibyo byahishuwe kandi umutwe wa 5:5 ari kumwe muri ba bakambwa arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze, n'uzahambura igitabo ahambure n'ikashe zacyo uko ari indwi. Bavandimwe rero, ubwo ngubwo ni muri makeya ugushengerera, ukuramya, impamvu twashengerera, ukuramya nyako, noneho tukarangamira Yezu KRISTU, shusho rigaragara ry'Imana muri twe. Noneho tukaza kuri ya ngingo y'uyu munsi, uwo Yezu turamya dushengerera arakiza. Ngira ngo muzi ko izina Yezu risobanura Imana irakiza. Imana irakiza. Rero ahangaha hazamo ibyo twavuze byose. Wajya gushengerera utazi, wajya gupfukamira utazi, wajya kurambarara imbere y'utazi, wajya niba izo ntambwe zose wazikoze, ziriya ntambwe twanyuzemo ukabona yuko Imana ari rudasumbwa, ko imbere yayo ntacyo uricyo, ko ikwiye ibisingizo n'ikuzo, kuri umukene kukwiriye guhazwa nayo no kutirindwa nayo. Icyo gihe ukamera nka Yozafati ugapfukama iteka imbere yayo uti ntagirwa nawe, urakoze. Aho ngaho rero niho Imana urumuri rwayo rugenda rucengera umutima wawe, rugenda rucengera umutima wawe gahoro gahoro. Aho ngaho nibwo Imana igukiza. Imana igukiza muri uwo musabano, kubera yuko uko ugenda uyirangamira, uko izira ntambwe zose twabonye, niko Imana igenda urushaho kugucengera, gucengera ubuzima bwawe, gucengera ubuzima bwawe. Noneho ibyifuzo byayo bikarushaho gutura umutima wawe, kuko iyo umutima wawe utuwe n'ibyifuzo by'Imana, nicyo noneho twita ngo gukora ugushaka kw'Imana. Icyo Imana ishaka ni iki? Ntabwo ushobora gukira utazi icyo Imana irimo ishaka muri wowe. Rero muri uko gushengera n'Imana igenda bimeze nko kugenda nk'ukuntu mu rushinge igenda ishyiramo urwo rumuri rwayo, ibyifuzo byayo, imigambi yayo. None ugasanga bya bisabisho byawe, bya bisingizo byawe noneho bihuranye na ya migambi y'Imana muri wowe. Aho ngaho nibwo umuntu uvuye gushengera amera nka Musa. None Abisirayeli bamubonye bakabona ashashagirana ubuhanga, baturiya muntu avuye guhura n'Imana, bagahita babona ko hari ikintu cyahindutse mu buzima bwe. Kubera iki? Uko gushashagirana ntabwo ari ukwe, ni Imana ishashagirana muri we, ni imigambi y'Imana ishashagirana muri we, ni ibyifuzo by'Imana bishashagirana muri we. Ibyo ngibyo nibyo bidukiza, ibyo ngibyo nibyo bituma twigobotora bwa bukene bwose, bwa busembwa bwose. Kuko mbere na mbere niba Yezu avuga ati icyaha cyawe uragikijije, noneho ngaho haguruka ugende, yabanje gucengera umutima wawe, ivanamo ibyo byose byatuma urwo rumuri rwayo rutinjira, imigambi yayo idafata. Noneho n'ibikubangamiye ku mubiri mu buzima busanzwe ikabyigiza, kubera ko wabonye yuko uri mu rwanirirwa n'Imana ishobora byose. Bityo rero umuntu abanza kwakira umuriro uturuka ku Mana mu mutima, akaba ariho haba intangiriro yo gukira. Utabanje kwakira urumuri rw'Imana, utabanje kwakira ibyo byifuzo by'Imana, kuko mbere na mbere icyo Imana ishaka ni iki? Nuko bose bakira. Yezu yaravuze ati umwana w'umuntu, icyo data ashaka nuko uwemera mwana wese akira, abona ubugingo. Imana icyo ishaka nuko wowe aka kanya ukira, nuko wowe ugira ubugingo. Nicyo cya mbere Imana ishaka. Rero umuntu yabanza akabyemeranyaho, twese tukabyemeranyaho. Ese
nemera ko ndi imbere y'Imana ishobora byose. Iyo turi muri bya sengesho, ndemera Imana ishobora byose waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Nemera Yezu Kristu, Nyagasani Yezu Kristu, umwana w'ikinege w'Imana. Nemera na Roho Mutagatifu. Ibyo bintu kumva yuko bikuvuyemo n'imbaraga zawe, atari umuntu ubivuga kubera ko wabifashe mu mutwe, ahubwo uvuga uti ndabyemera. Kuko iyo ugeze ahantu uvuga uti ndabyemera, nibyo bivuga ati ariko se wemera ko ibyo ngibyo nabikora bikaba? Undi ati ndabyemera Nyagasani. Yezu ati bibe uko ushaka, bibe uko wemeye. Ahangaha ni ikintu gikomeye, kubanza kwemera ko ntacyo uri cyo, ukareka Imana ikakugenga, ukareka Imana ikavuga uti witinya, ndakurwanirira. Ahangaha rero noneho gukira uhita winjira mu ivanjiri, ugahita ureba ibitangaza byose Yezu yakoze. Byose Yezu yakoze bigahita bijyana n'iriya nzira twabonye iganisha kuramya gushengerera. Muri bikeya ngaho nimurebe nk'uriya mugabo w'Ikafarinawumu. Icyo gihe bari abantu bose bahanzwe, iyo bazaga batera hejuru, ako kanya Yezu Kristo yahitaga avuga ati cece kuve muri uwo muntu. Dushobora kuba dushengereye uri muri iryo sengesho, tubyumvikane neza. Gushengera si ugushengerera gusa isakaramentu bitagatifu, kubera ko isakaramentu bitagatifu ni igihe noneho uba uri imbere ya Yezu mu kimenyetso yadusigiye kigaragaza ko ahari rwose muri twe. Ariko noneho ushobora kuba ahangaha uri wateguye ibyo navugaga, umusozi wawe mutagatifu mu ijambo ry'Imana, muri wowe ugiye kuramya Imana yawe, ugiye kurangamira Imana yawe. Aho ngaho niho nibyo ihema ryawe ugiye guhuriramo n'Imana yawe. Aho ngaho ukwemera ujyanyemo, aho ngaho icyifuzo cyawe ujyanyemo kigahurana n'icyifuzo cy'Imana cyo kugukiza, urahava ushubijwe. Niyo mpamvu rero aho ngaho abo ngabo baza basakuza, bahanzwe tubona bose baza basakuza, ni kimwe n'ahangaha turi. Aho ngaho sekibi shitani tubona yuko iri imbere y'igihangange, igatangira gutera hejuru, ngo ese mangu ngubu urashaka iki, nguje kudutera hejuru, ngubundi waje kumara iki? No, Yezu ati nakubonye ceceka kandi uwo muntu amahoro, kubera ko ibyifuzo byanjye byarangije kumwinjira, nta mwanya ubifitemo. We nta mwanya ufitemo, ibyifuzo byawe byamwicaga, kuko ibi byifuzo bya sekibi biratwica. Sekibi ntago ashaka gukiza, sekibi ashaka kurimbura. Yezu rero kudukiza, kutugobotora sekibi, n'ukwigizayo ibyifuzo bya sekibi bishaka kurimbura, akagenda yinjizamo ibyifuzo bye biriya ko ugushaka kw'Imana nuko buri wese yakira. Abo ni abahanzweho na sekibi muri rusange. Noneho turebe nk'igihe asuraga nyirabukwe wa Petero, akamusanga mu buriri, akamukoraho ati haguruka, undi agahita abahereza. Aha dusengera harimo benshi nka nyirabukwe wa Petero, twifitemo izo ndwara, twifitemo uwo muriro, twifitemo. Noneho aho ngaho nugo rangamira Yesu. Iyo rero Yezu wamuretse akinjira mu cyumba cyawe, rwara muri rwe rugacengera, ni uganza, ni uvuga ati haguruka, nkeneye ko amaboko yawe arambura kampereza. Nyirabukwe yahise atangira kubahereza, nkeneye kurambura amaboko kanaramira, ugasura uriya, ukahobera uriya, ugafasha uriya. Nuko twibuke umunyabibembe Yezu umwana wa Dawudi, nukuri ndagira ngo unkoreho unsukure. Twese aho turi mu isengesho, ese wabanje kubona ko wanduye kuri umunyabibembe muri iryo sengesho wateguye kuri uwo musozi mutagatifu? Za ntambwe zose twavuze, kuri umukene, kuri umutima wajanjaguwe, ukavuga uti Yezu bishatse wankoraho ukanyiriza ubu bwandu. Nka yampumye, Yezu bishatse ndashaka kubona, wankoraho nkabona. Nka wa mugore wavugaga ati njyewe icyamwa nkamukora ku gishura gusa nahita nyira.
ni ukuvuga ko iyo wavumba ubuhangange bw'Imana bwa butindi bwawe bwose uhita ubona yuko imbere ya Yezu ari ubusa, ukavuga uti njyewe byonyine birahagije gukora ku nshundura ze ndahita nkira. Iyo ngiyo rero ni ukuvuga ko mu gushengera mu kuramya, iyo washyikiriye iyo nivo y'uko Imana ari umugenga ari byose, noneho niho utangira kumera nk'umwana uti ndakora hariya, ndavuga rimwe gusa, ndagira gute, nka wa muromani bavuga ati Nyagasani nukwiye kwinjira mu nzu yanjye, we vuga rimwe urenga umugaragu wanjye araki. Ibitangaza rero ni byinshi, umuntu yagaruka mu ivanjiri namwe mufata uwo mukoro wo kubireba, ariko mwumve yuko bigendana na ya nzira twabonye yo gukora intambwe kugira ngo uvumbure kw'Imana ari nkuru mu buzima bwacu, mu isi yiremeye, mu ijuru yiremeye hose. Noneho nawe wumve yuko ibyo ukora nk'ikiremwa ari byo Imana ikwiye kuyisingiza, kuyirangamira, kuyisaba imbabazi, kuyipfukamira, kandi byose ukabikora wumva yuko wirekuye. Ngo barandeba nubitse umutwe, barandeba nubaramye, barandeba, ukazahera muri ibyo, ntuzagire na rimwe. Iyo uriya mugore wavaga amaraso atinya niyirukanka avuga ati ibya rubanda nta kintu bimbwiye ngo akore ku nshundura ze, ntaba yarakize. Iyo iriya mpumyi idatera hejuru, abigishwa bavuga bati ceceka urasakuza, uramusakuriza. Iyo idakomeza gutera hejuru, niba yarakize. Iyo umunyabibembe, kandi abanyabibembe batari bemerewe kujya mu bantu, barabwiraga bati mwigire, iyo atemera ngo abuze induru, bari gukomeza kumunena. Nawe ushobora kubutinya gupfukama, ushobora kubutinya kuryama hasi, ushobora kubutinya kurira mu isengesho, ushobora kubutinya no guhazwa uko bikwiye, ushobora kubutinya kwirekura mu misa no mu isengesho. None ugasanga byose watinye, none ugasanga Yezu arinze agenda ya rubanda ivuga ngo ceceka utadusakuriza, ngo dore uko ameze. None ugasanga ubaye mwabariya, niba nta kintu uvuze udateye hejuru ngo wemere ko Yezu nguwo abishobora, nawe ntacyo uri cyo, ko ari we wenyine wagukiza, icyo gihe uzatahiraho. Rero adohe Yezu kigeri muri resume, nakunga ko nagira ngo musangize, ntabona byamara igihe kinini gusa. Rero Nyagasani asingizwe kandi tumushengerere. Isengesho ryo gushengera ni isengesho ryiza cyane, kubera ko rikwereka ubuhangange bw'Imana n'ubutoya bwa muntu. None rikakwereka ko ushengerera ahubwo kubera urumuri rw'Imana rwamwinjiye, noneho usanga imbere y'abantu, imbere y'abandi yifitemo ubuhangange, atari uko yikuza. Oya, ni nayo mpamvu bavuga ati uzakora ku murwayi akire, uzasengera uyu nguyu akire, uzasengera iki kiboneke. Kubera iki? Ibyifuzo by'Imana byamujemo kugira ngo bigere ku bandi. Naho ngaho ingabire za Nyagasani zihera, ugasanga uwo nguwo azamuye ibiganza, arasenze, asengeye abantu barakize. Dusengeye abantu barakize kubera iki? Tuzi neza ko atari twe, kubera ko twabaye umwe, ibyifuzo byacu n'iby'Imana biraturanye, tubikesha gushengerera. Nyagasani Yezu nabane namwe, murakoze.